Filime yo ni umukire w'umumiliyoneri niyo dukomeje kureba rero aka kanya. Icyo nababwira ni uko twatangiriye noneho aho uwitwa Alisa agahinda kari kamwishe kamushenguye umutima. Ako kanya arimo kurira nuko uwitwa mushiki we nako musaza we Dani yahise yinjira azasanga mushiki we arimo kurira yahogoye cyane. Arangije aramubwira ati ese mushiki wanjye ufite ikihe kibazo ko noneho agahinda kakwishe, kuko ndimo kubona agahinda kakwishe urimo kurira ntabwo utuje, ntabwo umutima uri hamwe. Ati rero wansangiza ese ufite ikihe kibazo, ese wabaye iki? N'agahinda kenshi rero Alisa ntabwo uca ku ruhande aravuga ati ngewe ubu ndababaye cyane kuko ibintu birimo kumbaho ntago mbyifuza. Aka kanya uwitwa papa wanjye cyangwa papa wacu yemeje ko ngomba gushakana na n'uriya musore ngo ni Shalom, kandi ngewe uriya musore ngo ni Shalom ntabwo mwifuza. Urabizi neza yuko Shalom yanshimuse, urabizi amagambo yambwiraga, urabizi ibyo bintu byose. Ntabwo rero najya kubana n'umuntu wanshimuse, ntabwo bishoboka. Amarira arimo gutemba, amarira arimo kumanuka ku matama y'umukobwa mwiza wacu Alisa. Ako kanya rero umusaza we yamwegereye aramuhoza aramubwira ati ariko ntabwo ibisubizo byose bisubizwa no kurira. Ati rero tugomba gukomera kandi nimba ari nuko nguko bimeze tugomba kubishakira umuti. Alisa akomeza avuga ati oya, ngewe ntabwo nshobora kubana na Shalom. Ati ahubwo ngewe icyo ngomba gukora ngomba gushakisha uburyo mbona Cedric. Ngomba gushakira undi Cedric. Undi aravuga ati yego, Cedric ni ugomba kuza agakemura iki kibazo gihari. Ati rero tugomba nyine kurindira Cedric akaza agakemura ikibazo. Ntabwo rero tugomba guheranwa n'agahinda. Rero nawe wikomeza rero guheranwa nawe n'agahinda. Aramuhoza aho ngaho tuhavuye twigarukira ku mukobwa. Hari umukobwa waje mushyashya araza aza avugira kuri telefone, aza avuga ibintu by'ubukwe. Ati ibyanga byakunda nimbona uyu musore, ubwo yari yinjiye mu gipangu, nimbona byakunda uyu musore nkabona ni mwiza, ni umusore mwiza, nta kindi gitegerejwe, ndahita nshaka uburyo tubana cyangwa ndahita nshaka uburyo dukora ubukwe. Aho ngaho twavuye rero tubona umukobwa yinjiye mu nzu. Tugaruka kuri Gihozo n'ubundi na Lisa. Rero twahise tugaruka kuri Gihozo na Lisa, barimo kuvugana ku byerekeranye n'ibiryo ko bagomba kurya, ariko birangiye uwitwa Alisa yahise avuga ati rero ndagira ngo ngusabe icyo bita faveri. Ndashaka kugusaba yuko wamfasha tukareba uburyo mbona uwitwa Cedric. Ndashaka yuko wazenguruka muri karitsiye, ati nimba yari n'umukozi wa hano, ati rero abo muri karitsiye bose bari bamuzi, ukazenguruka ukabaza neza amakuru y'ahantu yaba ari. Gihozo rero yahise abyitaruza cyane avuga ati ngewe nka Miss ntabwo bishoboka. Ati ngewe nka Miss ntabwo nshobora gukora iryo kosa ryo kugenda ngo nzenguruke mu bantu bansuzugura, nzenguruka mbaza ngo Cedric. Ati ahubwo hari uburyo bwiza dushobora kuba twatangamo amakuru kugira ngo uwaba wabona Cedric yahita abimubwira. Ati rero ubwo buryo ni uko twakoresha WhatsApp cyangwa tugakoresha icyo bita social media. Ati rero ndi mu magurupe menshi, ati nimba ufite agafoto ka Cedric yaba muri kumwe cyangwa mutari kumwe, ariko upfa kuba hariho Cedric, ubundi twarangiza tukagashyira muri groupe. Twamara kugashyira muri groupe twandikaho itangazo yuko umuntu yabuze, noneho umuntu waba uzi ahantu aherereye yahita adusubiza byoroshye. Urumva nyine tuba twashyizeho ifoto, twashyizeho na nimero zacu. Urumva rero aba ari ibintu byoroshye. Alisa arangije avuga ati ariko ibyo bintu ngiye ntabwo mbyizeye, ahubwo ndumva
nimba wowe utabasha nyine wenda kujya muri izo karitsiye ngo ugire nkawe kuri minsi, ahubwo twabishyikiriza polisi, ndumva kugira ngo, kuko aho ngaho nk'umuntu nk'uriya wifite kampani ye uzwi ahantu hose, ntabwo ari byiza kujya kumutaranga ngo yabuze mu bantu, ahubwo ndumva twabishyikiriza polisi, tukabaha amakuru yose, maze twamara kubaha amakuru yose nabo bakadushakira umuntu wacu. Rero Gihozo aravuga ati yego rwose, ahubwo tuzabigenza gutyo, aho kugira ngo umbwire ngo njye nka Gihozo ngo abantu bubaha, ngo ngende nirwa njye mu bantu mbabwira ngo munshakire umuntu. Ati ngiye ngenda isi nyitoneka, ngiye ngendera hejuru y'isi, rero ntabwo nshaka kugenda nyibabaza ngo ndimo kugenda ngo negera abantu bayo nyigira gutya. Gusa ariko byose murabizi ko Gihozo nta mutima mubi aba afite. Rero bahise bafata umwanzuro yuko bagomba kubibwira ababishinzwe cyangwa abashinzwe umutekano. Rero twese twigarukira aharyamye umukire wacu w'umumiliyoneri ari we Cedric. Yari aryamye rero muri rwa rugo bamufashijemo. Muribuka ko ubushize twari twumvishe uyu mugore urimo kumufasha, njyewe nari nzi yuko ari we ushobora kuba amukunda cyangwa yamukunze, arimo kumwitaho kugira ngo azamutsindire. Ibyo ngibyo murabizi ariko twese twabyumvaga. Ariko hano wa mukobwa winjiye ku gipangu arimo kuvuga ku bintu by'ubukwe, avuga ati umusore nimara kumubona nkabona ari sawa, ngewe ndahita mpanga ubukwe. Rero uyu mukobwa yinjiye, ibitekerezo akikubita amaso Cedric, ibitekerezo byose aba aratangiye gutekereza, avuga ati mana yanjye, mbega umusore mwiza, ati mbega umusore mwiza, mbega umusore numva nkunze, ati uyu musore rwose niwe wanjye, niwe nifuzaga, uyu musore niwe dukwiranye, ati uyu musore rero ndumva mukunze cyane, ati nanjye ubwanjye namara kunyemerera ngewe nahita mfata umwanzuro yuko twabana, kuko nta n'ikintu nazigera mwima mu buzima bwanjye. Umukobwa wabonye Cedric yahise avuga ayo magambo, arangira arenzaho aravuga ati mukuru wanjye rwose urakoze kuba umitiyemo umusore mwiza gutya, ati rero nawe ugomba kuzagira icyo mwitura. Kumbi wa wundi witaga kuri Cedric nyine, wa mugore twari tuzi yuko ari we wakunze, kumbi yari nka pasi arimo gushaka guhereza murumuna we. Rero ubu ngubu amakuru ahari ni uko Cedric yabengutswe n'undi mukobwa. Ese Cedric bizamugendekera bite? Ese Cedric azi aba bantu bamufashije azabatenguha, akomeze akundane n'uwitwa Alice, cyangwa ibyo Alice arabishyira ku ruhande yikundane n'uyu mukobwa? Ese wowe urabyumva gute? Ku ruhande rwanjye ndumva Cedric atatenguha Alice ngo ni ukubera ngo abamufashije cyangwa iki, ariko nawe ufite ukwawe uburyo urimo kubitekereza, twese dufite uburyo turimo kugenda tubitekerezamo. Ati rero kadutegereze ibya Cedric, kuko uwo mukobwa wamwitegerezaga yari ameze. Ubundi turangije twigarukira kuri hano, hari uwitwa Papa Lisa, yari ari kumwe rero n'umusore we ari we Dani. Arangije aramusuhuza, arimo kumubwira ati Dani niwe muhungu wanjye ngira nubwo rimwe na rimwe tutajya duhuza, ariko hari ikintu nshaka kugusaba. Turamubwira ati papa wanjye nguteze amatwi. Aramubwira ati rero nimba hari ikintu nshaka gusaba, ndashaka kugusaba yuko ugenda ukumvisha mushiki wawe, ndagira ngo ujye kumvisha mushiki wawe yuko agomba kubana na Shalom Nyagasani. Ndashaka kugenda wumvishe mushiki wawe yuko agomba kujya kubana na Shalom. Dani rero yese yubika umutwe, yifata ku munwa, aravuga ati rero, ati impamvu ndimo kugusaba ibi ngibi, ati Dani umenye buriya kugirana igihango n'abantu
ni ibintu bikomeye cyane. Dani rero acyumva ibyo bintu aravuga ati ariko papa, ibyo bintu byo kugira igihango ushobora gusanga ari nawe ubyitayeho, ushobora no gusanga uwo muryango urimo gushaka gushyingiramo umwana wawe ibyo bintu ngo byo nk'uko mwagiranye igihango bo batabyitayeho nk'uko byitayeho. Ati rero kuri njyewe ndumva ibyo bintu asa nkaho nyine ashaka kumvisha papa yuko ibyo bintu bitari byo. Papa yahise amubwira ati ariko mwana wanjye, ati reka nkubwire, ati wari wagenda mu muhanda ngo usuhuze umuntu, ati ugenda mu muhanda ugasuhuza umuntu akakwikiriza, yakwikiriza ukagenda cyangwa atakwikiriza ukagenda. Wowe hano yashaka nko kumubwira ati rero nimba twe twaragiranye igihango, reka tweke dukore ibyacu, tweke turinde ijambo ryacu. Ati kandi numara kugira umuryango, umaze kugira umuryango ukagira umugore n'abana, ukagira noneho n'abandi twita inshuti ku ruhande, uzahita umenya agaciro k'ibyo ndimo gukora. Hano nk'uyu musaza ikintu navuga, Papa Alice arimo kwirengagiza ibyishimo, arimo kwirengagiza ibyishimo by'umukobwa we. Kuko hano ibi bintu kujya gufata umwana wawe ukamushyingira umuntu adashaka, ngo ni ukubera ngo ibintu by'ibintu ngo wagiranye n'ababyeyi be, by'igihango wagiranye n'ababyeyi be, ibi bintu bibangamira abana. Cyane cyane ntabwo wafata umwana w'umukobwa, umwana w'inkumi, ugende ngo ujye kumushakira umuhungu ngo abane n'umuhungu, ngo ni uko badakundana, ahubwo ngo ni uko ngo mwagiranye igihango ngo n'ababyeyi be. Ntabwo umwana hano aba agomba kuba victime y'ibyo bintu byanyu muba mwaragiyemo. Bivuga ko hano ubundi Alice afite uburenganzira bwo kuvuga ngo ntabwo ngewe nemera kubana na Sharon. Rero hano Dani yemeye yuko agomba gufasha papa we akumvisha Alice nyine mushiki we, akamwumvisha yuko agomba kubana na Sharon. Ese Dani uzi na Sharon ukuntu ameze, azifata agende abwire mushiki we amubwire ngo abane na Nuza, abane na Sharon, abanye na Sharon, babizi n'ukuntu Sharon agakanya arimo kubagenza, Sharon ukuntu atari umuntu muzima, Sharon ukuntu atari umuntu ushobotse. Ibyo bintu azagenda abikore. Ibyo bintu ntabwo ntekereza yuko azagenda ngo abikore. Ibyo ntabwo mbitekereza gutyo.